Oh yes, reka twongere tuguhe ikaze nanone ukomeje gukurikira Take One. Tuguhe ikaze kandi nanone ukomeje gukanda subscribe, nawe wakanze subscribe hano kuri Take One. Dukomeze tukifurize kugubwa neza ndetse no kumererwa neza muri gahunda zose urimo ukora uyu mwanya. Reka rero tudatinze cyane tubyihutishe hanyuma tuganire kuri iyi filime yakunzwe n'abantu benshi cyane hirya no hino ku isi. Abantu benshi bakayikunda ariko bakaza kwibaza bati se iyi filime mu by'ukuri izagaruka cyangwa ntabwo izagaruka. Akaba ari filime y'uruhererekane y'abanya Espagne cyangwa se yakiniwe mu gihugu cya Espagne. Akaba ari filime yatunganwaga na Netflix, ikaba ari filime yitwa Money Heist cyangwa se ubujura bw'amafaranga mu kinyarwanda. Wakibaza rero iyi filime ubundi hari byinshi cyane abantu benshi bayibazaho cyane cyane ku bijyanye n'ikorwa ryayo, kuko iyi filime mu ikorwa ryayo ni ibintu bitatinze ndetse bitanagoranye cyane, kuko uwagize igitekerezo yaje guhabwa amafaranga na Netflix hanyuma atunganya iyi filime. Hari ibyo rero benshi cyane bibaza muri iyi filime cyane cyane bitewe n'uko iyi filime yakunzwe birenze urugero hirya no hino ku isi, ikagenda ikorwamo ndetse n'izindi ziyigana, cyangwa se Netflix ikaba yaragiye itanga uburenganzira no mu bindi bihugu kushaka gukora igitekerezo gisa n'ikiri muri iyi filime. Mwarazibonye hari izo muri Korea ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nko muri Amerika y'Amajyepfo. Iyi filime rero ikaba ifite season 5 zose, ariko izi season 5 buriya witegereje neza ntabwo igitekerezo filime itangirana aricyo gikomeza muri iyi filime, kuko itagendeye ku murongo wa nyayo. Kuko urebye mu bice byagiye bikurikira, Barin yagiye inkuru ye iganirwaho nubwo yagiye agaragaramo nk'umukaragiteri nanone, ariko iyi filime yagiye irenga ku buryo iki gitekerezo cyari cyaratangiye hagenda hazamo ibindi bitekerezo ubwo bakomezaga barema izindi season zagiye zikurikiraho, kuko yari yatangiye. Ubundi Netflix ikora season ya mbere ndetse n'iya kabiri, biza gutungurana rero filime ikunzwe cyane, filime nyuma yo gukundwa cyane, nibwo rero Netflix yaje gufata umwanzuro wo gukomeza kurema ibindi bice. Hanyuma izi season zindi zagiye ziza ariko igitekerezo Money Heist yatangiranye, Lacasa de Papel yatangiranye, kikaba cyaragiye kirengagizwa, kuko Netflix yakoze igice cya mbere cyitwaga Money Heist Lacasa de Papel, nako inzu y'impapuro, niko yitwaga mu kinyarwanda, inzu y'impapuro Lacasa de Papel, House of Papers ni mu cyongereza yenda. Hanyuma ubwo Netflix rero yaje kubona izi season ebyiri, iya mbere n'iya kabiri, zitwaga Lacasa de Papel zikunzwe, nibwo Netflix yaje noneho gukomeza idevelope iki gitekerezo, ariko noneho icyita Money Heist, ubujura bw'amafaranga. Hanyuma nibwo rero iyi filime yakomeje kundwa ndetse na season zayo zirakundwa, ariko urebye neza igice cya mbere ndetse n'igice cyayo cya kabiri, uburyo bikoze bitandukanye n'ibindi byose byagiye bikurikira, cyane cyane mu bitekerezo byabyo. Rero ushobora kwibaza ngo se ubundi iyi filime mu by'ukuri iyi nkuru yaba yarabayeho cyangwa byaba ari ibintu biri aho ngaho wenda by'ibitekerezo bya fiction, yenda kumwe abantu batekereza inkuru ubundi bakayandika ikabaho. Ariko icyo nagutangariza nuko iyi nkuru mu by'ukuri ari inkuru itarabayeho, itarigeze ibaho, kuko ni igitekerezo umuntu yihimbiye arakizana agishyira aho ngaho. Ahubwo iyi filime, iyi seri ikaba yaragiye itera ubujura bwinshi cyane bugiye butandukanye, kuko hari abantu benshi cyane bagiye bagerageza kuba bakiba banke bashingiye ku gitekerezo kiri muri iyi filime, ndetse bashingiye ku mayeri ari muri iyi filime, bakagerageza nabo
kwiba banki hirya no hino zigiye zitandukanye. Ndetse mbonera no kukubwira ko ahubwo buriya banafata amashusho y'iyi filime, amashusho ya mbere mu gice cya mbere Lacasa de Papel, buriya ntabwo bakoresheje amashusho ya banki nkuru ya Espagne, nubwo bigaragara ko ariyo baba bari kwiba banki nkuru ya Espagne, ahubwo inzu uzabona muri iriya filime, inzu uzabona muri iriya seri igaragara na kiriya gice cy'imbere ubona bagaragaza cyane cyane, buriya ni icy'inzu ahubwo minisiteri ishinzwe abakozi na transport, ishinzwe umurimo n'abakozi ndetse na transport mu gihugu cya Espagne, ikaba ari Ministry of Public Works and Transport. Iyo akaba ari yo nzu bakoresheje hariya, ntabwo inzu yakoreshejwe hariya ariyo nzu ya banki ya Espagne ikoreramo, uko biratandukanye cyane. Ntabwo begeze babemerera igihe bashutingaga iyi filime, bababwiye ko ibyo bashaka bitashoboka. Ushobora kwibaza rero uyu mwana mutoya wari muri iyi filime witwa Alison, ni umwana mutoya ugaragaramo akina, yitwa Alison, ari umwana w'umunyamerika waje kwiga, ari umwana wa ambasaderi, akaba yitwa Maria Pedraza. Uyu Maria Pedraza ni uri mutoya muri iyi filime, kuko iyi filime yatangiye kuyikiramo afite imyaka 17, akaba ari umukinnyi wa filime w'umunya Espagne, ndetse akaba ari n'umuntu w'umubyinnyi uzwi muri ziriya mbyino za ballerina cyane cyane. Uyu mukinnyi rero agaragara ko ari umunyamerika wavuye muri Amerika, ndetse ariko uyu mwana ni umunya Espagne ku babyeyi bombi. Akaba yarakinnye n'izindi filime zigiye zitandukanye zitari iyi Lacasa de Papel gusa, akaba yaragaragaye no muri seri mwakunze nanone ya Netflix yitwa Elite. Hanyuma ikindi kuri iyi filime hari ibindi byinshi mwibaza, nko kuba muri kwibaza muti se ubu iyi filime izongera ikomeze, iyi Money Heist izongera ibe yakomeza nyuma ya season ya 5, ese tuzongera turebe na season ya 6? Ariko icyo nakubwira nuko iyi filime itazegera ikomeza, na episode 41 zasohotse mu myaka igiye itandukanye, kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 2017, ntekereza ko aribwo bwa mbere Netflix yasohoye iyi series, ikaza kuba rero iyi filime yarahagaritswe cyangwa se yararangiye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 2021, zikaba zari episode 41 bari bamaze gukora muri icyo gihe cyose. Hari abantu benshi bibaza bati se ninde waba waratsinze muri iyi Money Heist, byagiye bigenda bite? Ese aya mafaranga aba bantu bagerageza kwiba ubundi bigenda bite? Ese mu by'ukuri professor we ibye byarangiye bite? Alvaro Morte, kuko niko bamwita amazina ye nyakuri, yagiye akina n'izindi filime nyinshi cyane zitandukanye, kuko nyuma yo gukina muri iyi Lacasa de Papel akaba yaragiye abona n'utuzi tugiye dutandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariya mu ruganda rwaho rwa sinema rwa Hollywood. Ndetse kandi nyuma yaho uwaremye iyi filime akaba yitwa Alex Pina, akaba ari producer ukomeye cyane hariya muri kiriya gihugu cya Espagne. Nyuma yo kurema iyi filime Lacasa de Papel, ikaza kuba akasa mutwe hirya no hino ku isi bitewe n'ibikorwa ndetse n'uburyo cy'igitekerezo yanditse muri iyi filime cyakiriwe neza n'abakinnyi bagiye batandukanye, barimo nka Alvaro Morte, Pedro Alonso ukina yitwa Barin, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nyuma yaho rero atangiye uburenganzira ko iyi filime ishobora kuba yasubirwamo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Korea bakagisubiramo, ndetse no mu kindi gihugu ntibuka neza muri Amerika y'Amajyepfo cyasubiyemo iyi filime. Abanyanigeria nabo barashaka kwiyaminiya iyi filime bakayisubiramo, sinzi uko bizaba bisa, sinzi uko bizaba bimeze, ariko ngo Nigeria nayo hariya muri Nollywood bakaba nabo bashaka kuba basubiramo iyi filime bakayikina. Nyuma yaho basubiriyemo Avengers ikaza
idasa neza nk'uko Avengers yari imeze ya Marvel. Ubu rero bakaba bagiye gusubiramo igitekerezo kiri muri iyi filime yitwa Lacasa de Papel. Iyi filime nanone ikindi kintu wayimenyaho nuko nyuma yo gutondeka urutonde ku mbuga nkoranyambaga rw'abakinnyi bose bagiye bakina muri iyi filime, ibyagaragaye ko umukinnyi witwa Alvaro Morte wakinnye ari the professor bitewe n'amayeri n'amanyanga ndetse bari nawe uri inyuma ya buno bujura, ko ariwe mukinnyi wakunzwe cyane muri iyi filime, agakurikirwa n'umukinnyi wakinnyemo witwa Arturo Carbero akaba ari Tokyo, ni akiko akina yitwa muri iyi seri akina yitwa Tokyo. Ndetse wa gatatu wakundwaga cyane n'abantu barebaga iyi filime ku mbuga nkoranyambaga akaba ari Alba Flores yakinnye n'izindi filime nyinshi cyane zitandukanye, nka filime yitwa Vis-a-vis cyangwa se Locked Up akaba yarakinnyemo naho, ariko hano muri La Casa de Papel akinamo yitwa Nairobi, akaba nawe ari umwe mu bakunzwe cyane birenze urugero muri iyi seri ya La Casa de Papel. Iyi seri rero ikaba yaragiye ikundwa nanone mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, kuko abandi nabo bayikundira cyane uburyo ki yagiye irangira nanone mu buryo butanga umunezero. Ibaze ko umugizi wa nabi ari we abaturage bavuga bati abantu ariko bararengana, kandi mu by'ukuri abantu baba ari ibisambo. Wakibaza rero ngo n'ubuhe butumwa bari kugenera abantu muri iyi filime. Ushobora icyo nacyo kukibaza ati se iyi filime ko mbona ari y'ubujura, ubundi ubutumwa babasha gutanga muri iyi filime ni uwuhe? Kuko ntabwo nanone umuntu ashobora kwicara ngo akore filime itarimo ubutumwa uko byagenda kose. Icyo baba bashaka rero cyane gukora buriya no kugaragaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyane ko icyo baba bakora mbere na mbere kiba ari ukurwana ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Niyo baba bagiye gukora icyo ari cyo cyose bababwira leta bati tugiye kubatabaza cya kintu runaka mwakoreye abaturage b'ibunaka cyangwa se bya bintu by'amakosa biri muri leta, bakabigaragaza ariko banyuze muri ubujura bakoze bwa banki. Ikindi kandi nanone baba bagaragaza ni ikintu cyo kugaragaza ububi bw'icyo nakwita mu cyongereza authoritarianism, bwo gutegekwa mu buryo bw'igitugu ndetse bwo guhatirizwa. Nabyo nicyo baba bagaragaza muri iyi filime. Iyi filime rero akaba ari filime yakunzwe n'abantu mu buryo bukomeye cyane, ndetse ntekereza ko nawe uri kureba iki kiganiro ari cyo kiri mu byo wayikundiye. Rero ni nyuma yaho iyi filime rero igiye kuba yasubirwamo n'abanya-Nigeria. Reka tuzarebe uburyo ki bagenzi bacu b'Abanyafurika iyi filime bazayisohora isa uburyo bazayikora imeze. Nagira ngo bashimire mwese, mbifurize no gukomeza kugira umunsi mwiza mwese mwari mukurikiye Take One uyu mwanya. Nkomeze mbasabe kugira ngo mukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye turushaho kubana kuri buri kiganiro cyose ndetse na buri kimwe cyose dukoze hano kuri Take One. Mugire umunsi mwiza rero, ciao.